umugisha ukumva uri kuwagi ugafata connection. Kwari igihe wumva urimo urasenga ukumva ni kwibuye kabisa, kumva wapi, kumva sengesho ntagenda. Hakaba ubwo uririmba ukumva nabwo kumva biri ibintu birafunze ukuntu. Hakaba ubwo ubyina, twebwe dore twe mwabonye kuko twebwe ubundi twebwe ntabwo tubasha kubyina, ariko kurambura amaboko turabizi. Haleluya, turamburire Yesu amaboko. Haleluya. Kandi uko nukuri ukarambura amaboko avuga ngo Mana, ukanezerwa, ukiruka aho waba uri hose, ukaneze iyo wagize ibati, ukanezerwa, ukanezeza Imana. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo Imana igusubize. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana itoya hano twasomye ryitwa kujya mu murimo w'Imana. Kujya mu murimo w'Imana kandi Yesu ahangaha twasomye muri Matayo mu murimo w'Imana tuba tugiye gukora iki? Iyo tugiye mu murimo w'Imana niyihe mirimo tuba tugiye gukora muri uwo murimo w'Imana? Kujya mu murimo w'Imana. Hano twasomye muri Matayo, Yesu amaze kuzuka nibwo yavuze rino jambo, nibwo yakoze iyi declaration, aravuga ngo kuko hari musozi yari yarabwiye abigishwa be ngo bamurindire kuri uwo musozi, hanyuma azaza ahabasange. Yesu ngo arabegera, ariko ngo bamwe barashidikanya. Arababwira ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Noneho rero arabatuma, arababwira ngo nuko rero nimugende, mugende muje mu mahanga yose, mujye guhindura abantu, mubahindure kuba abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi mubabwira kwitondera ibyo nababwiye byose. Hanyuma aravuga ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nibyo turi buganire muri iki gice. Harimo ibintu bitatu binini muri igice cya Matayo. Harimo ububasha bwa Yesu. Ububasha bwa Yesu, nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Icya kabiri, harimo itegeko rya Yesu adutegeka kugenda mu murimo wayo. Icya gatatu kirimo gikomeye, harimo isezerano rya Yesu rivuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nibyo ngibyo turi buvuge. Hanyuma hari ahantu ririya tegeko rya Yesu ryo kugenda. Kujya mu murimo w'Imana, rimwe na rimwe umuntu ashobora kugenda ariko ukajyana izindi connaissance cyangwa ubundi buhanga ushobora kuba warize mu mashuri. Mu mashuri twiga za teori, ariko iyo ugiye ku kazi uzishira mu bikorwa. Hanyuma ariko Yesu yarababwiye ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Uyu Yesu avuga ibi bintu, mu by'ukuri Yesu yarasanzwe akora ibitangaza mbere yuko apfa. Muri ministeri yiwe hano ku isi Yesu yakoze ibitangaza bikomeye, ariko yarataravuga rino jambo avuga ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Yarivuze amaze kuzuka. Hanyuma uyu Yesu ninde? Yesu ni igitangaza. Uyu Yesu ni umwami w'amahoro. Uyu Yesu ni Emmanuel, ni umwungeri mwiza, ni Alpha na Omega, ni uwa mbere ni uw'iherezo.
ni intare yo mu muryango wa Dawudi, ni umukwe w'itorero, ni umucamanza w'abazima n'abapfuye, ni ibyiringiro by'abizera, ni umucyo w'isi, ni umunyu w'isi, ni ibuye nsanganyarukuta, niwe kuzuka n'ubugingo, ni inzira n'ukuri n'ubugingo, n'amazi y'ubugingo, ni umutsima wamanutse uva mu ijuru, n'ijwi ry'ibyiringiro, n'ijwi ry'ihumure. Haleluya! N'ijwi riduhumuriza mu mitima yacu kugira ngo kwa kundi twihebye hanyuma ukumva ririya jwi. Ni Yesu utanga amahoro, ni umuhuza w'abantu n'Imana, ni ijambo w'Imana, ni umwana w'intama w'Imana. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Uyu Yesu iyo tumuvuga, iyo adutumye mu murimo w'Imana, ugomba kumva ko ari uyu Yesu ufite ububasha bungana gutya, ufite ubushobozi bungana gutya. Yesu yakoze ibitangaza bikomeye hano ku isi muri ministeri yiwe. Hanyuma mu bitangaza byo gukiza abarwayi, yakijije abarwayi bari bafite ibibazo bikomeye. Hanyuma yakijije abantu bari bahanzweho n'imyuka y'abadayimoni, yakijije abantu bari bafite ubumuga, birema, impumyi, abo bose yagiye abakiza. Hanyuma yazuye abapfuye, Yesu yazuye Lazaro. Hari ibintu byinshi yakoze, yaturije inyanja, yahagije abantu 5,000. Iyo itondagwa ibitangaza bya Yesu ugeza usanga ari ibitangaza byinshi cyane. Hanyuma ariko ahangaha hose yarabikoze kandi yazakora umurimo wiwe ku buryo bwiza. Ariko amaze kuzuka yegera abigishwa be aravuga ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ububasha bwa Yesu ari anaza nsoma bavuga ko mu by'ukuri nibwo yaraboye yarahinduye stati. Yesu amaze kuzuka yahinduye stati. Yabonye mu mategeko babyita droit légitime. Droit légitime ni ukuvuga kuko umuntu mu by'ukuri hari ukuntu ujya ubona abana bavuka ku babyeyi bombi batandukanye n'abana bavuka gusa bisanzwe, baratandukanye. Abana bavuka bisanzwe batandukanye n'abana bavuka ku babyeyi bombi mu buryo bw'amategeko. Bariya abana bavutse ku babyeyi baba bafite uburenganzira, ububasha ku bintu byose, ni ukuvuga kwisanzura, haba mu mutungo, haba no mu bindi bikomeye, haba n'uburenganzira bwose baba bafite. Yesu amaze kuzuka, amaze kunesha Satani. Yesu yanesheje Satani ku musaraba. Birizi ivuga ngo yinjiye mu cyumba rimwe. Mu isezerano rya kera abatambyi bagendaga bakinjira ahitwa ahera hahera, ni ukuvuga ahantu binjiraga ku mwaka rimwe bakajya gutamba ibitambo kugira ngo Imana yubikire ibyaha by'Abanyesirayeli cyangwa iby'abandi bari bari kumwe. Ariko uwo mutambyi akagenda rimwe ku mwaka, akazasurayo ku wundi mwaka. Kandi ibyo byaha imitima nubwo yabaga abikoze ku buryo bw'umuhango w'amategeko, ariko mu by'ukuri ntaco byafashaga mu mitima y'abariya abantu yabikoreraga. Bariya abantu barinangiraga, bariya abantu bari bafite intege nke, bariya abantu bari bafite intimba mu mitima, ntaco biriya byabamariraga. Ariko umutambyi yaragendaga akinjira rimwe akajyana n'ibitambo bitari ibye, bitambo byazanywe n'abandi. Ariko umunsi umwe Yesu Kristo igorigota ikarivari yaragiye yinjira mu cyumba ku musaraba. Haleluya! Hanyuma ajyana ibitambo, ajyana igitambo cy'amaraso yiwe, arinjira ku musaraba, baramufata baramwica. Hanyuma
mu by'ukuri satani, Yesu yageragejwe na satani mu buryo butangaje, ariko ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye. Yesu yaratuzamuye ku musaraba, arongera aratubumba, turi ibibumbano byo ku musaraba. Hanyuma arongera atugira, Yesu yazanye amahanga menshi, abanyamoko menshi, arababumba ku musaraba, akuramwo ubwoko bumwe bwitwa ubwoko bw'abatambyi, ubwoko itorero. Ararirema, ararizana, araripfira. Niyo mpamvu iri torero yapfiriye, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ibyo mu isi byose, yego Yesu yari asanzwe afite ubushobozi, yari asanzwe afite n'ubwo bubasha. Uko twavuze hano, yari asanzwe akora ibitangaza, ariko amaze kuzuka abwira abigishwa be ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ububasha bwa Yesu ni ububasha bwiza, ni ububasha bw'amahoro. Hahandi ufite ikibazo gikomeye, ubundi umuntu ukunda remye, umuntu ni umuntu uhinduka, akanya gato arahinduka, agahinduka mubi. Akandi kanya Yesu Kristo akamusanga, akajya gushaka uwo muntu wazimiye, akamubwira ngo ngwino. Hanyuma arababwira ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ububasha bwa Yesu nibwo bubasha butuma tuza gusenga. Ntabwo twaza tudafite ububasha bwa Yesu. Ntabwo mwatekereza gukora umurimo w'Imana ungana gutya, ngo mwubake urusengero rwiza gutya, ngo mubwirize abantu bangana gutya n'abandi nabo bakiza mu materaniro ya kabiri. Ni ikintu gikomeye Imana yakoze, yabakoresheje mufite ububasha bwa Kristo. Abantu batangizanyije hano, nagira ngo wenda bongere bahaguruke nimba bakiri hano. Abantu batangizanyije ivugabutumwa hano muri Kicukiro, bahaguruke. N'uyu wenyine niwe watangije wenyine, abandi baraza mu rya kabiri. Ariko ongera uhaguruke, niyongera haguruke. Iba nk'ureba igihe mutangiye hano nanjye ndahazi kera, ukuntu mwari mungana, ukuntu mwari bake. Tekereza ahantu mwasengeraga. Ariko bamwindukira, urebe abo bantu, urebe runo rusengero, urebe ibitangaza Imana yakoze. Nagira ngo dushime Imana kubwe hamwe n'abandi batangizanye uyu murimo. Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Hanyuma kugira ngo abakristo baze, ntabwo ari ububasha bwacu, ntabwo ari ubwenge bwacu, ni ububasha bwa Kristo. Hanyuma abwira abigishwa nuko nimugende. Iyi ni imperatif, ni itegeko. Nuko ale nimugende. Kandi kubwira abantu ngo nimugende, mujye guhindura abantu. Ariko muzi ukuntu abantu bagoye. Umuntu ni umuntu ufite imitekerereze, ufite ubwenge, kugira ngo uzamuhindure biragoye. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abantu b'abahanga mu mitekerereze, aba psychologist n'aba sociologue, bavuga abantu ko ari abantu bahinduka, kandi bagahinduka na environnement ibakikije. Hari uwavuze ngo environnement physique cyangwa ibikikije umuntu bigaragara ni ibintu bikomeye, bimwafekta akanya akariko kose. Hera ku muryango wawe, muri environnement physique y'umuntu. Umuryango wawe uzu guhindura ako kanya, ukaguhindura, kandi ukaguhindura rimwe na rimwe, ukakubwira ngo ariko bino bintu bamwe n'ibiki. Ujya mu materaniro buri munsi, batubwiye kwa kabiri, kwa kane, hanyuma ubone se iyi mirimo uzayikora ryari, uzateza urugo rwawe imbere gute? Hakaba ubwo ibyo bintu biza mu muryango, bishobora kuza mu mwashakanye, bishobora kuza mu bana, hanyuma ugasanga ibyo bintu birakomeye. Hanyuma hari indi environnement, hari abantu amatsinda mukorana, amatsinda atandukanye.
ayo matsinda ashobora kuguhindura kandi akakuvana mu byizerwa. Hari imirimo ukora nayo yonyine ishobora, cyangwa famiye yawe n'abandi na organisation ziri international mukorana zishobora kukuinfluensa zikakukura mu byizerwa. Hanyuma Yesu arababwira ngo mugende muhindure abantu kuba abigishwa nyakuri, kugira ngo uzagere kuri level yo kuba umwigishwa wa Yesu. Ntugire ngo nukuza gusa mu rusengero. Uwaramaze kugera ku rwego rwo hejuru, uwaramaze kumenya imirimo y'Imana, uwaramaze kumenya kuramya no guhimbaza Imana. Ubundi mu by'ukuri kuramya no guhimbaza Imana nta mukristo utagomba kubimenya. Tugomba no kubyigisha. Muri ariya materaniro muteranira mu migizi, muzigishemwo kuramya no guhimbaza Imana. Ni activité yo mu rusengero. Muzigishemwo gusenga niki, ese Imana igisubiza gute. Muzigishemwo kwegera igaburo ryera, izo ni activité ziba mu rusengero rw'Imana. Muzigishemo umubatizo, muzigishemo gusabana no kugirira abandi neza no gufasha abagowe. Mwabivuze turaza no gutanga iryo turo, mwagize neza. Muzigishemo gukorera Imana mu butunzi Imana yaguhaye, gutanga kimwe mu 10 n'amaturo bishitse. Muzigishemo urukundo, muzigishemo kwitangira umurimo w'Imana ku buryo buri volontaire. Ni mugende mujyane programme yanjye. Programme ya Yesu ni programme nziza, ni programme y'amahoro, ni programme iyi si turimo, n'isi ifite ibibazo bikomeye. Muzategere kuri za televiziyo intambara muri iyi si, murebe impunzi muri iyi si, murebe ibibazo by'abashakanye abatana, murebe abana bicwa n'inzara mu bihugu byinshi ku isi, murebe abantu ukuntu baba bameze muri iyi si. Yesu itegeko iri ni itegeko rinini, itegeko risumba n'amategeko, riduhamagarira kugenda. Umurimo w'Imana no kugenda, ntabwo ari ukwicara. Mwabivuze neza, hari ahantu mu matsinda no kugenda, hari ahantu kujya gusura bariya no kugenda, kandi kugenda kuzana bariya abantu tukabigisha bakagera kuri level yo kuba abigishwa ba Yesu Kristo, kandi bakagera ku ntambwe nabo yo kubwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo duhindure abantu. Yesu guhindura abantu muri iyi si ukundi yabigenjeje, yagendaga umuntu ku giti cye akamwegera akamubwira ngo kurikira, akagenda agakora igitangaza muri quartier kanaka, yakora igitangaza bakamukurikira. Umurimo wa Yesu kugenda kubwiriza abantu bafite ibibazo byo muri iyi si, ariko Yesu ng'umwami w'amahoro, Yesu nka Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Hano hantu twasomye mu isezerano rya kera, uyu mugabo Elisa bari kumwe na Eliya, kandi Eliya yari shebuja. Eliya mu rugendo rwabo bari kumwe, Eliya yarazi neza ko agiye kujya mu ijuru, kuko hariya twasomye Eliya amubwira ngo sigara igerwa, sigara i Yeriko, sigara i Beteli. Elisa akavuga ngo ndakurahiye Uwiteka sinsigara, turajyana nawe. Hanyuma abana b'abahanuzi hari training icyo gihe, uko Eliya yazagenda anyura muri abana b'abahanuzi, hari training y'abana b'abahanuzi Eliya yagomba kuba traininga bwa nyuma, hanyuma kugira ngo azamuke ajye mu ijuru. Abana b'abahanuzi bakabwira Elisa, bakamubwira ati ariko ntabwo urimo ubona uri mu biki, urimo urajyana na Eliya, kandi Eliya agiye kugukurwamo, ntabwo urimo ubona ko agiye kuzamuka ajya mu ijuru. Elisa akababwira ijambo ryoroshe, ijambo ritoya, akababwira ngo ndabizi nimuceceke. Hari ibintu byinshi bizaduhagurukira kudukura mu buntu bw'Imana. Ibyo nababwiye biri environnement physique, environnement dimensionnel,
ndetse na environnement psychologique n'ibintu by'imitekerereze. Ibintu twahuye nabyo n'ibindi bintu bizatuma uva muri uku kugenda, ariko abazakubuza bose, abazakubwira ngo sigaho, uzababwire ngo ye nimuceceke ndabizi. Hanyuma icyo duhamagarirwa ni ikintu kugenda guhindura abantu, kandi kubahindura neza, ntabwo ari ukubahindura nabi. Ni ukubabwira ngo nimusange umwami w'amahoro. Hari invitation Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Kandi umutwaro wanjye ntabwo ari umutwaro uremerewe, ntabwo ari umutwaro munini, ahubwo nimuze munyigireho. Ahangaha mu nzu y'Imana tuba twaje kugerageza kwiga, tuba twaje mu ishuri rya Kristo kugira ngo ibyo dukura hano bidufashe kugenda kubwira uriya mugenzi wacu, uriya muntu mukorana nawe. Kandi ntibisaba teoloji ndende, ashwi kugenda ntabwo bisaba teoloji ndende, ntabwo bisaba ko uba ufite ibintu wize, yego nabyo ni byiza, ariko ubuhamya bwawe bwonyine buzazana uriya muntu umubwira uti Yesu agira neza, Yesu ni umwami w'amahoro, Yesu ni umwungeri mwiza, Yesu ni ibyiringiro byacu. Uzarebe iyo twahuye n'amasirkonstansi n'ibyago bikomeye, ariko iyo tuvuga amagambo y'Imana, ijwi ry'Imana riragenda rikatwongorera mu mutima, hanyuma tugatuza, ukumva usubijwe mu intege. Mugende mwisi mu mahanga yose, allez dans toutes les nations. Kugenda mu mahanga yose ushobora kutagenda kuri, ariko ushobora kugenda muri kategori z'abantu batandukanye. Muri sociologie iyo bavuga kategori z'abantu, bahera ku bana batoya baturirimbiye neza, Imana ibafashe kuri bariya bana urimo kujya kubigisha afite umurimo ukomeye. Bariya bana batoya, bariya bana batoya bafite ibibazo nabo bashobora kukubwira. Hari umunsi umwe twakoze impuguro z'abana, batubwira amazina y'ibiyobyabwenge. Abana bangana nk'abariya bazi amazina y'ibiyobyabwenge byose, kandi bakatubwira ati ego tuza tubibona muri quartier wacu, tujya tubona ababinywa turabazi. Ibaze abana bangana kuriya. Hariho kategori y'abashakanye, ushobora kujya, Imana ishobora kugutuma hariya ahantu mu bashakanye, murebe ubutane busigaye bwarabaye muri iyi si. Abantu bagakora mariage kandi Imana ibigize neza. Hari abazajya gusengera za mariage b'abakobwa b'abahungu, Mana uzampeza umugabo cyangwa uzampeza umugore, bakajya ku misozi cyangwa bakagenda bakajya mu mazi bagiye kubisaba. Hanyuma bamara gushingirwa, hari ahantu nabonye hariya mu rukiko rw'ibanze hariya, hari umugabo nabonye n'umugore w'imyaka 60 batanye. Hari abatana bagize amezi 3, hari abatana bagize umwaka. Ibaze iyo kategori y'abantu, ibaze aho hantu ushobora kugenda kugira ngo urahamagarirwa kugenda muri iyo fasi, muri iyo kategori, allez dans toutes les nations. Hari abandi bantu b'ibiyobyabwenge. Muri iki gihe hari ibibazo bikomeye by'ibiyobyabwenge ku isi, ariko kandi ugasanga ndetse rimwe na rimwe n'abantu bajya mu rusengero, ibiyobyabwenge baragenda barabizi, bamwe barabifata. Turahamagarirwa kugenda guhindura, mugende muhindure abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Kintu gikomeye. Umuntu aremwe mu buryo bw'amarangamutima, emotions. Hari igihe uvugana n'umuntu ukarakara ugakanyaraza mu gahanga, ukumva ntabwo uri muri mudu ya gikristo, ukumva ubukristo wabutaye. Ariko turahamagarirwa kugenda abo bantu tukagenda tubigisha, tukajya urakara. Iyo wagize ibatu ugaseka ukumva urasetse,
ikintu gikomeye cyane. Guseka ni amarangamutima meza. Mujya mubona guseka ko ari byiza? Abantu bakuze ntabwo bakunda guseka. Sinzi impamvu barakara. Ariko iyo wagize ibahati ugaseka, ni ukuri ni amarangamutima meza. Nimugende muhindure abantu kuba bigishwa nyakuri. Hari abantu baza biruka bakavuga ngo reka bajye kureba Yesu. Kabone nubwo bari abatunzi bazakayo, bari abatunzi bakomeye, ariko bakavuga batari ko ibi bintu ibi tubamwo, kandi bararenganyaga, bakarenganya abaturage. Ariko baravuga umunsi umwe Zakayo aravuga ngo icyampa kugira ngo mbone connection na Yesu Kristo, byibura mubone gusa, nimubona birahagije. Ariruka aragenda. Mu by'ukuri ntabwo umurimo w'Imana uzagusanga hano mu rusengero gusa. Oya, biragusaba kugenda, jya muri za korali. Aho ni muri nation yindi, genda muri korali, genda hariya mu bana. Ikorali y'abakuze mwari muyizi? None kubera iki bo mwabarekaga ngo bakomeze bicare ntibaririmbe? Mwebwe mukiherera n'indirimbo gusa abatoye. Korali abakuze buriya bafite ubunararibonye, bafite imbaraga z'Imana zikomeye, bashobora kutugira inama. Ni mugende muhindura abantu kuba abigishwa nyakuri. Hari uburyo umuntu ajya asenga ukabona wapi. Tugomba no kwigisha abantu gusenga kugeza aho wumva ufite connection n'Imana ugasenga. Yakobo agenda urugendo rurerure, amaze kuriganya mugenzi we Esau, yagenze urugendo rurerure. Muri urwo rugendo rurerure yageze hamwe ahantu Aburahamu yari yakoze igicaniro. Hari ahantu niho hari amateka Yakobo yaraye. Hariya niho hitwa i Beteli. Hari ahantu niho Imana yahereye Yakobo amasezerano, niho yahinduriwe izina rya Yakobo. Imana, marayika w'Imana iramubwira ngo ntuciswe Yakobo umuriganya, ahubwo ubaye Isiraheli. Hari ahantu niho Yakobo yabonye urwego ruva mu ijuru, hanyuma abona abamarayika bava kuri urwo rwego bakagera mu ijuru, bakongera bakamanuka bagashika ahantu yararyamye. Arabyuka aravuga ngo naraye mu irembo ry'ijuru. Hanyuma runo rugendo rwacu tubamo rwo kugenda guhindura abantu, Imana igigufasha, kandi uko nukuri Imana igiduheza imbaraga. Ukumva ntabwo ufite imbaraga zisanzwe, wasenga ukumva ufite connection n'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo turi mu mwuka tuba turi mu ijuru pe. Ukumva ufite izindi imbaraga, ukumva ufite ubundi bushobozi, ukumva ufite ubundi bubasha. Nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ububasha bwa Kristo butuma tubwiriza abantu kandi bakumva, kandi iyo bumvishije ijambo ry'Imana nabo bituma bagenda. Ububasha bwa Kristo butuma dukora ibikorwa byiza. Ako mwe nk'abareba no rusengero kuntari rwiza no kuntu rutatse, nimwe hamashi kubera umurimo w'Imana mwakoze. Kandi ntabwo ari muracyawukora cyane kubera ububasha bwa Yesu. Ububasha bwa Yesu buzakubwira ngo ari amafaranga yose ufite, genda uyatange ku murimo w'Itekereza, genda uyatange ku murimo w'Imana. Kandi nuyatanga nibwo ubona byinshi, ukavuga ati urusengero ndiruhagishe, reka tugire nivo ya kabiri, cyangwa twubake, cyangwa ukaza. Hari umuntu umwe nabonye w'umumama, Imana ihe abamama umugisha cyane, ubu twashizeho urwego rw'abamama turaza kurubereka. Ntabwo ari umuntu umwe nabonye, ni abantu nk'abatatu nabonye. Akavuga ngo njyewe ndagura rido nk'iyi ngiyi, umwe akaza akarigura akarishyiraho, undi akagura irindi. Inzu y'Imana nimba nambaye amakoti wenda ageze kurane, inzu y'Imana nayo igomba kwambara neza. Murumva iyo level
abo bantu baba bagezeho kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Akavuga ati ndaza nanjye nkora ibindi bikorwa, nkora ibindi bikorwa bitandukanye, kandi Imana irabimpera umugisha. Hano ni mugende muhindure abantu kuba bigishwa nyakuri. Nagira ngo mu by'ukuri nimba ugifite ubwoba ugatekereza ko Yesu yagutaye cyangwa Imana yagutaye, hano hari isezerano twavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Icyo tugenda guhindura ni uguhindura abantu, kubakura mu bibi, kubakura mu mirimo ya Satani, kubakura mu mitekerereze ya Satani, hanyuma tukabazana tukabahindura, tukabazana hano mu rusengero tukabigisha, tukababatiza, bagatangira kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana iracyari kumwe nawe, Imana irakuzi, habe na cya cyifuzo ufite, habe na hahandi wagiye gusengera hiherereye, habe na bya bibazo ufite, Imana irabizi, ntabwo yagutaye, iri kumwe nawe. Isezerano rikomeye, ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ese waba utekereza ko wageze ku rwego rw'Imana ikakwibagirwa? Kandi hari igihe umuntu agera kuri iyo level ukavuga ngo njyewe kubera iki ndabonye kino kintu, kubera iki Imana ntabwo ijya inyumva? Ariko Imana iracyagufitiye byinshi, iracyagufitiye iyo sezerano. Ni mugende muhindure abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo, mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ni umurimo mwiza, mugende muzana abantu buzure ziriya ntebe, mugende kandi aleda toutes les nations, mugende mu mahanga yose. Ntibigusaba kugenda wenda mu bindi bihugu, oya, jya muri kategori z'abantu, jya muri bari abantu bafite ibibazo, jya muri bari abantu bagowe, jya muri bari abantu bumva ko mu by'ukuri bose bariya oya, bariya Yesu arabakeneye, bariya abantu bafite ibibazo Yesu arabakeneye, bariya abantu biganyira Yesu arabakeneye. Kandi muri korari ni mwebwe mushobora gukora ibyo bintu, mushobora kugenda kuvuna, mukavuna abandi bakorari. Amatsinda, mushobora kugenda muri ariya matsinda matoya, mugasanga harimo ibintu bikomeye, by'ibibazo bikomeye. Mukozi w'Imana Kalebu bamaze gufata igihugu, yabwiye mugenzi we Yosuwa, kuko we Kalebu ntabwo yari Umwisiraheli, ariko kubera kwizera amasezerano y'Imana, niyo mpamvu Imana yamupromotinze wa munsi bajyaga gutota igihugu, bagaruka bakavuga, bagatanga ripoti. Nibo bantu babiri batanze ripoti iri positif, bavuga ngo igihugu twakibonye, kandi abantu barimo b'abanaki ni barebare, ariko tuzabarya nk'imitsima. Hanyuma abandi baravuga bati, bari abantu bazatumara, twabonaga twebwe ubwacu tumeze nk'ubushishi. Hanyuma Imana ipromotinga Kalebu na Yosuwa kwinjira mu gihugu cy'isezerano ngo bagereyo. Hanyuma abandi bagabura amasambu, inzu zose 12 z'Abisiraheli, noneho basiga Kalebu, kandi aribo bazanye raporo nziza. Amaze Kalebu abwira Yosuwa, aramubwira ati, Yosuwa, wibuke Mose adutuma kujya gutata, twarajyanye kandi twabonye amasezerano y'Imana, twarayizeye. None ndashaka umugabane, ndashaka umusozi, mumpeze umusozi, mumpeze isambu. Kubera kuko imbaraga nari mfite cyagihe Mose adutuma dufite imyaka 45, icyo gihe yavuga afite imyaka 45, kugeza n'uyu munsi nizo ngifite. Ndacyabasha kunezeza Imana, ndacyabasha gukorera Imana, ndacyabasha gukora ibitangaza kubera ububasha bw'Imana. Nta kindi Yosuwa yakoze, yaravuze ati, ni mugende mu murebero umusozi uruta iyindi misozi, umusozi munini, isambu nini mumuheze. Imbaraga watangiranye nazo muri korari nizo ugifite, ntago wacogoye. Yesu aracyagutuma, uracyari mu muhamagaro w'Imana, uracyagenda kubwiriza abandi.
mu by'ukuri wacitse intege, serivisi ziraha zose, ni mugende ale da toute les nations. Uriya mukora utakiza gusenga, mwaramugendereye kubera iki mwamuretse? Mugomba kumukurikirana aho yagiye hose, nubwo yagiye mu ntegeke, ni mugende mumuzane. Uriya mukristo wasubiriye inyuma kubera iki mwamuretse? Mugomba kugenda guhindura bariya bose. Hano hantu muri Kicukiro, akarere ka Kicukiro gafite imirenge 10, kakagira utugari yafite utugari tungahera mvare 50 na aho hantu murasabwa kugendayo. Hanyuma muri ariya matsinda, buriya muri ariya matsinda mwatangiye gusengera mu matsinda mwese, mushobora kuba mutaraterana n'umunsi n'umwe mu matsinda, ariko muzagende mwumve uburyohe buba mu itsinda, muzagende mwumve ubuhamya buba mu itsinda. Ntabwo turavuga ubuhamya ngo tuvugaho Yesu yadukuye. Umuririmbyi w'igiswahili yaravuze ngo ametutoa mbali. Ahantu Yesu yadukuye ni habi, kandi aho yadukuye n'abandi batubwirije. Biragusaba kuko ugenda nawe intambwe ku yindi ukabwiriza abantu, kandi nukubatekereza ukavuga reka ngendere uriya mwene data, kandi ntabwo ari kure, ni umuntu muri kumwe muri biro, ni umuntu mukorana business, ni umuntu uzi neza ko afite ikibazo. Birasaba kukugenda kandi ujyana ubwo bubasha bwa Yesu, jyana imbaraga za Yesu, jyana ubushobozi bwa Yesu. Imana igufashe gusengera ikibazo mu bubasha bwa Yesu. Uzuvuga ngo mu izina rya Yesu umwizere. Hari umusirikare umwe w'umukapiteni w'umuroma, Yesu yahuye na Yesu aramubwira atewe mfite umugaragu warwaye kandi yaremze agiye gupfa, munkirize. Yesu aravuga ati buretse kanya gato turagenda kandi arakira. Uwo mukapiteni aravuga ati ni mukoroneri, aravuga ati si ngombwa kuza mu nzu yanje, tegeka, kuko nanjye ndi umusirikare kandi ndi umuofisiye, njya ntegeka abasirikare nkamubwira ngo genda, akagenda. Nabwira undi musirikare ngo ngwino, akaza, ati rero tegeka uriya muntu arakira. Yesu aravuga ngo ntarabona ngo umuntu ufite kwizera gutyo ngo genda bikubere uko wabyizeye. Uwo mugaragu wiwe ahitakira. Mu by'ukuri biradusaba ubwo bubasha bwa Yesu Kristo turabufite. Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo si byiza, si cyo kizabamarira akamaro kugumana namwe, ariko nimureke ngende, kandi ningenda nzasaba Data azabohereza umufasha uwo muzabana nawe iminsi yose. Yesu yagiye mu ijuru, yicaye ku ntebe ya cyami ari mu ijuru, ariko dufite imbaraga z'umwuka wera, dufite ububasha bwa Yesu. Yesu yarazutse, Yesu yatsinze rupfu na kuzimu, Yesu yatsinze ziriya mbaraga za Satani. Bityo ubwo bubasha turabufite, nimugende, nta kindi. Kandi ko nukuri biradusaba kugenda. Dufite umuhigo muri conference uvuga ngo byibura paruwasi igomba kuzana abantu 20 kuri Yesu Kristo. Yabwirije abapagani, kandi mukajya muberekana hano kuko mwabazanye. Buri tsinda rikavuga ati twebwe tuzazana abantu bangana gutya. Twasuye, hari paruwasi imwe twasuye, dusanga bafite amatsinda meza. Itsinda rimwe riratubwira ngo twebwe, iryo tsinda ryitwa itsinda ry'abayuda, riratubwira ati twebwe abo bantu 20 muvuga, twebwe twenyine. Kandi abo bantu, iyo paruwasi ifite amatsinda hafi 9, abo bantu 20 tuzabazana twenyine. Wazanye bangaye kuri Yesu Kristo, ni kuzarubukana imbere y'Imana, uzajyana iyihe minyago? Urubukana imbere y'Imana uvuge ngo Mana, dore umurimo nakoze ku isi, dore abantu nazanye kuri Yesu Kristo. Hari principe ya Timotheo wa 2 ibice 2 umurongo wa 2, haravuga ngo ibyo wanyumvanye mu bantu benshi uzabibwira abantu bo kwizera nabo bazabimenyesha abandi. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri muzaza mwevariwa umuntu byibura hagira uwo muhiga avuga ati ngewe ngiye kuzana uwundi muntu umwe kuri Yesu Kristo.
turahamagarirwa kugenda kandi abantu dushaka ntabwo bazadusanga hano mu rusengero, nitwe tuzagenda kubazana. Nimugende areda tutere nation, nimugende mu mahanga yose, nimugende muri izo kategori z'abantu, abakuze, abana batoya, abashakanye, abagoswe n'ibiyobyabwenge n'izindi ngorane nyinshi tugira muri iyi si. Hanyuma Yesu Kristo nagaruka, uzavuga ngo ma dore ibintu nakoze. Ntabwo uzavuga ngo nararimbye gusa, oya. Ntabwo uzavuga gusa ngo narayoboye hano mu rusengero, serivisi za protokole nazo ni nziza, oya. Ariko uzavuga ngo dore nanjye naragiye nubasha itegeko ryawe, kandi nazanye abantu 2, nazanye abantu 4, nazanye abantu benshi. Nzi itsinda rimwe ryatangiye ari abantu 3, ndarizi neza. Twarariforumye mu ivugabutumwa, turariforuma iryo tsinda, batangira ari abantu 3. Bafite paruwase yuzuye abantu, baratangiye ari abantu 3. Paruwase biyubakiye yuzuye abantu, baratangiye ari itsinda ry'abantu 3. Hari ukuzana abantu kuri Yesu Kristo, ariko hari no kwigisha mu bigisha. Hano aba bakristo bose tugomba kubigisha kwitondera iby'Imana, tukabigisha, tukavuga ngo dore imirimo y'Imana ikenewe hano mu rusengero niki, tukihana imbere y'Imana, kuko mu by'ukuri muri iyi si iratwafekta. Iyi si tujyana habi, nta muntu itinya, gutinya ngo uri igihangange, rimwe na rimwe wikubita hasi ukavuga ugakora ibikorwa bibi. Ariko dufite ububasha bwa Yesu, kandi Yesu aracadutegeye amaboko, aracafite imbabazi. Turashimira Imana. Imana yatanze iyi rusengero hano, Imana yabagize abagabo n'abagore bo kwikorera, Imana yabagize abo kujyana ubutumwa. Indirimbo zanyu zirafasha, amen. Indirimbo zanyu zibohora abantu. Iyo muririmba indirimbo zanyu, habe n'abataje kuri gusenga, ubwo muba mugiye kandi mwavuze ubutumwa. Nagira ngo mu by'ukuri ese nta bintu biza bikubuza kugenda, uzabibwire ngo ye ntimukajye impaka, kuko impaka zo muri iyi si ntibozishobora. Uzababwira amagambo make, uzababwire ngo ye nimuceceke, ndabizi ndaharanira gusingira ico Kristo yafatiye. Genda, kandi nugenda ntujyane ibindi bintu bikomeye. Dawudi baramubwiye ngo nagenda aje kurwana na Goliyati, hanyuma bamwambika imyenda iremereye, aravuga ngo ibi bintu ntago nabishobora, sinshobora kujyana bino bintu, biraremereye, inkweto n'ingofero simbijyana. Ndajyana umuhumetso. Murawuzi? Bawita umuhumetso. Ndajyana ikintu cyoroheje, kubera kuko nizeye Imana. Nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye Imana indinda inyamaswa z'inkazi. Hanyuma ije nkayifata, ije kutwataka mu matungo nkayifata. Ibi simbishobora, reka gende nemye uriya Mufilisitiya utarakebwe, ndamutsinda mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Ntabwo bisaba kuko ugenda wiremereye cyane, oya. Ahubwo birasaba kujyana ububasha bwa Yesu bworoheje, n'ububasha bwiza, n'ububasha uvuga bukeya, ariko umuntu akumva cyane, kandi umuntu agakizwa. Hari umuntu wanterefonye muri za guma mu rugo, muri guma mu rugo twageza dusengera mu rugo, kandi namwe mwagiza musenga. Mwe mwari mufite uburyo bwa system ya online, kandi mugakora amateraniro meza. Hanyuma uwo muntu yarambwiye ngo muri guma mu rugo, ngo nibwo yamenye gusesengura ijambo ry'Imana, kuko twarasengaga tugasesengura ijambo ry'Imana. Genda ujyana ububasha bwa Yesu bw'isengesho. Sengesho n'ububasha bwa Yesu bukomeye. Ibiri zivuga ngo tuzadufata mbiri, tugakubita hasi mpaka n'ivyishira hejuru byose, kurwanya ibintu by'Imana. Kandi iyo mitekerereze twamara kuyifata, banyiri iyo mitekerereze nabo tukabafata twasenze. Ibaze ubwo bubasha, tugafata imitekerereze. Haleluya. Ariko Imana, ububasha bwa Yesu n'ububasha bukomeye. Duheze Imana icyubahiro. Ni ukuri.
tuza dufata imitekerereze y'abantu bashaka kurwanya ibintu by'Imana tukabifata mu buryo bw'amasengesho, hanyuma tukikora banyiri iyo mitekerereze nabo tukabafata mu buryo bw'umwuka tukabashikiriza Kristo. Akira bano bantu baratugoye, bajya baturwanya, baratunaniye, amaze Kristo akabahindura, Kristo akongera akabarema. Yavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ngo ibya kera biba bishize, ngo byose dore bihindutse kuba bishasha. Nimugende mujyane ububasha bwa Yesu. Ububasha bwa Yesu ni ikintu gikomeye cyane. Uzasenga ubwira Imana ngo Mana tanga amahoro muri rugo. Yesu Kristo zana amahoro yawe muri rugo. Urwo rugo ruzagira amahoro, uzaburemye ikintu gikomeye mu rugo rwawe, kubera kuko wambaye ububasha bwa Yesu Kristo, wambaye imbaraga za Yesu Kristo. Uzasenga Imana ikubohore mu ngeso mbi za kamere, ingeso z'ibyaha. Uvuge ngo Mana kino kintu cyarananiye kureka, iki kintu ni kibi, iki kintu cyarangoye, ariko ndagisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana izakumva kandi Imana izakora ibitangaza. Tugiye gusoza, mu by'ukuri tuguhamagarira nta kindi Imana idushakaho, ni ukugenda tugahindura abandi, hanyuma tukabazana hano mu rusengero tukabigisha. Muragira se ngo twese turi hano mu rusengero? Je nababwiye ko nanjye nari nagize icyo kibazo cy'umuzukuru, numvaga nashitse intege, umuzukuru yarembye, n'ubu sindamenya uko kugutura n'izo ngorane. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima, ariko nyansaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka ntabwo ajyatinda kunyumva. Haleluya. Reka turirimbe icyo gitero cy'iyo ndirimbo, hanyuma tuze gusenga Imana twese hamwe, kugira ngo Imana yongere, nimba waragabanikiwe n'ibyishimo, Imana irongera iguheza ibyishimo, kuko n'ububasha bwa Yesu Kristo. Dawudi yarasenze Imana muri Zaburi ya 51, aravuga ngo Mana wongere undemene umutima mushe, wongere umpeze ibyishimo. Ibyishimo hari igihe bizabishira, umunezero ugashira, ya mpano yawe igasinzira, ariko tujya dusaba Uwiteka kugira ngo adufashe, kandi Uwiteka ntabwo ajya atinda kutwumva. Tugiye gusenga Imana kugira ngo itwambike imbaraga zo kugenda, kandi tugende dukora umurimo w'Imana, duhindure abantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Imana izatunezererwa, ibindi byo Imana ijya ibiduheza iyo dusenze twizeye, tugasengera ibibazo byacu dufite. Ibyo ngibyo Imana izi ihindura ibyo bintu rwose, ariko icyo Imana ishaka ni ukugenda n'abariya nabo tubazane, kandi Imana izanezerwa nabyo. Tugiye kuririmba icyo gitero cy'indirimbo, hanyuma wibaze nimba ugifite ziriya mbaraga wari ufite mbere, nimba ugifite uriya mwuka wari ufite mbere, nimba ugifite uriya biriya byishimo waririmbaga muri korari, ukumva ijuru riraje, ukumva umunezero w'Imana. Nimba byaragabanutse, tugiye gusenga Imana. Abakristo, nimba usigaye utekereza ukavuga ngo Imana yarantaye, oya, Imana Yesu Kristo yatubwiye ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu abana natwe mu tuzi, Yesu abana natwe mu bitekerezo, mu mirimo itandukanye. Imana ibana natwe tugenda turyamye dukora imirimo izi gusura, ikagusurira aho ngaho kandi ikakugirira neza. Tugiye gusenga Imana, twongere twambara imbaraga z'Imana. Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, nibyo byiza kandi bishimwa rwose. Tugiye kuririmba icyo gitero, nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, kandi Uwiteka ntabwo ajya atinda kunyumva. Turirimbe twicaye twitonze, umuntu wese yibaze nimba inshingano yahawe n'Imana akizikora nk'uko bikwiriye, kandi nimba warasubiye inyuma. Yesu Kristo arashaka gutegera amaboko, aratugirira neza, araduheza imbaraga, araguha ububasha bwa Yesu Kristo. Ariko mujya mubona iyo muhaye muririmba mukaguruka, biriya ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ukanezerwa
ukanezerwa ukumva winjiye mu munezero w'Imana. Reka turirimbe iyo ndirimbo, icyo gitero kimwe cy'indirimbo umuntu wese yitekerezeho. Mu misozi nyura mu mataba, aho hose niko arusha umutima, yansaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka atinda. Murasabwa korari, mufite imbaraga, mufite ububasha bwa Yesu, murasabwa kuja kubwiriza ubutumwa mu zindi paruwasi zo mu byaro. Muzagenda umunsi umwe mujye Bwisige. Bwisige murahazi? Bwisige mugendeyo, hanyuma mujye kubwiriza ubutumwa bw'Imana. Mujye mu zindi paruwasi zo mu cyaro, hano ni mu mujyi, hanyuma Imana izaduheza izindi mbaraga, kuko mwebwe mwamaze gutera imbere, ariko hari abandi babakeneye kandi bakeneye izo ndirimbo zanyu. Ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangeze iwanjye mwijura. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana yongere itwongorere, Imana yongere idutume, Yesu Kristo yongera twibutse ko iyo nshingano ni tugomba kugenda tujyanye ububasha bwa Yesu, kandi tujye guhindura bariya abantu kuba bigishwa nyakuri, hanyuma tubigisha kwitondera ibyo Yesu Kristo yatubwiye, kandi Yesu ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mana, turagushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turagushimira kuri Imana ishobora byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Ntabwo twakoresha ubwenge bwacu ngo tuzahindura abantu bishoboke, ariko ongera utwambike izindi mbaraga, ongera utwongorere ijwi ryawe kugira ngo tubashe kugenda kandi duhindure bariya abantu, tujye hariya mu moko atandukanye, tujye muri kategori z'abantu batandukanye, bariya abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ni twebwe duhamagarirwa kujya kugenda kubabwiriza, kandi bakemera bakazana mu rusengero. Urakoze Mana, gize neza, kuko twese umunsi umwe nugaruka tuzakuvuga ngo dore natwe abo twazanye kuri Kristo, dore iminyago yacu niyi, kandi uzavuge ngo mwagize neza abagaragu beza, nimwinjire mu munezero wa shobuja. Urakoze Mana, gutanze ubwo bubasha n'izo mbaraga kuri buri wese, kugira ngo dukanguke tujye kubwira bari abandi, kandi nabo baze binjire mu munezero, binjire mu byishimo, barebe kugira neza kwawe, barebe imbaraga zawe, barebe ukuboko kwawe ukomeye. Urakoze Mana, tugukomeye amashi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twongera amashyi menshi nk'uko Imana ibamugisha murabikoze. Kubera ko iminota yacu yagiye, reka mbasabe kugira ngo muhaguruke mu myanya yanyu. Ituro tuzaritanga ku cyumweru gitaha, nta kibazo, nk'uko dusanzwe tubikora. Ubwo buri wese abizirikane ku cyumweru gitaha azaze yiteguye afite iryo turo, kandi ubundi dusabe kugira ngo Sertanda kugira ngo azasengere asoze iteraniro ryacu rya mbere, kugira ngo abashyitsi bacu rero badusuye, abaje nyuma twamaze kwakira abandi bantu cyangwa se abandi bashyitsi, mu nyemerere n'ubundi tubaha intashyo nabo, arabaho tutongera guterana mu iteraniro rya kabiri, kandi bazagire gute, bazagaruke. Uwiteka abaha umugisha, barinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso he, abaha amahoro, abarebe neza. Twese tuvugiye hamwe tuti ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese none n'ibihe bidashira. Amen.
nyiricyubahiro